Yesu ashimwe. Nanone ni Mukankusi Jeanne mugiye gukomeza kuganira muganira ku buhamya, mukomeza kwibukiranya ku gukora ndetse no gukomera kw'Imana. Dutangire dusenga twiragiza Imana, tuze kubona gukomeza ibindi. Imana Data wa twese uri mu ijuru, Imana idukunda kandi Imana itwitayeho, turagushimiye cyane ko uri Imana idahinduka, uko wari uri kera n'uyu munsi ni kuri, uko wakoraga imirimo n'uyu munsi uracyayikora. Nuko turagushimiye kuko uyu mwanya uwuduhereye kugira ngo dukomeze kwamamaza ibyawe. Reka n'ubundi tukwinginge wemere kuba hagati muri twe, Imana n'Umwana n'Umwuka wera mubane natwe, kandi aba ari wowe Mwami uvuga ibyo ubona bikwiriye kuvugwa, twebwe tube nk'abahetsi baguhetse ubundi wivugire. Urakoze rero, reka dutangirane tuze kurangizanya icyo duheje n'imbaraga z'umwijima n'ibitero byose Satani yatugabaho, mu izina rya Yesu. Amagambo yawe uyashoreresha imbaraga zawe. Urakoze cyane kubyumvise kandi kubikoze mu izina rya Yesu, amen. Reka tubanze dusome ijambo ry'Imana. Tubona ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana, igice cya 14 n'umurongo wa 15. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana, igice cyaho ni icya 14 n'umurongo wa 15. Umutwe w'amagambo uravuga ngo Yesu abasezeranya kubohereza umwuka wera. Ngo ni mu nkunda muzitondera amategeko yanjye. Ngo nanjye nzasaba Data, nawe azabaha undi mufasha wo kubana namwe ibihe byose. Niwe mwuka w'ukuri, kandi ntibishoboka ko ab'isi bamuhabwa, ngo kuko batamurora kandi batamuzi, ariko mwebweho muramuzi kuko abana namwe kandi azaba muri mwe. Reka dusimbuke dusome umurongo wa 23. Yesu aramusubiza ati, umuntu nankunda azitondera ijambo ryanjye, na Data azamukunda, tuzaza aho ari tugumane nawe. Imana idufashe. Ni amagambo numva tutari buganireho ibintu byinshi, mbese y'ikiganiro Yesu yagiranye n'abigishwa ubwo yari ari mu busa n'ubasezera yenda gutandukana nabo. Hari amakondisiyo amwe ari mu ijambo ry'Imana twagiye duhabwa n'Umwami wacu, kuvuga ngo ni mu nkunda muzitondere amategeko yanjye. Ahandi akavuga ngo ni mu nkunda muzitondere ijambo ryanjye. Ubwo ni Umwami Yesu wabivugaga. Rero muri iyi minsi abantu bavuga ko bakunda Imana pe ni benshi, abavuga ko bayubaha ni benshi, ariko wajya kureba ugasanga abitondera ijambo ry'Imana n'abitondera amategeko y'Imana ni bakeya. Tuzaba twuzuye mu nsengero, tube twuzuye hirya no hino, tugenda tuvuga ko dukunda Imana kandi by'ukuri dufite n'amazina y'Ubukristo ko twabatijwe. Rero kwitondera ijambo ry'Imana, icyo ni ikintu Imana cyangwa se Umwami Yesu yabwiye abigishwa, ariko ababwira ko nibabikora kwitondera ijambo rye no kwitondera amategeko yose yagiye abaha n'andi mategeko. Hari ayanditse mu gitabo, hari n'ayo yagendaga abaha kubera ko bari barabanye, akagenda babwira ati, bana banjye muzabeho gutya, muzabeho gutya na gutya, bizabagira umumaro. Rero hari amategeko ndetse akaba n'ijambo ry'Imana ubwaryo dusabwa kwitondera iminsi yose. Ariko aka kantu kuko yavuze ko ngo ni mu nkunda muzitondera amategeko yanjye, ngo nzasaba Data abohereze undi mufasha azabane namwe. Umufasha ni umwuka wera, kandi by'ukuri
kuba twavuga ko dufite Imana muri twe ariko tudafite umwuka wera. Nababwira ngo ni ingorabahizi, ni ibintu bigoye, kuko hari ibintu byinshi umwuka wera agenda ashoboza abantu muri uru rugendo, mu gihe utamufite bidashoboka. Umwuka wera ndetse abigishwa bumva ko bagiye gutandukana n'umwami Yesu babanaga, ntabwo bumvishe babyishimiye, bumvaga bakwigumanira, ariko umwami Yesu akababwira ati nyamara ni byiza ko ngenda, kuko ningenda nzaboherereza undi mufasha, kandi uwo mufasha wazabana namwe iminsi yose, kandi azajya agenda yenda ku byanjye abibabwire, ku buryo n'ubundi ibyo twakaganiriye turi kumwe umwuka wera azajya abibabwira. Abigishwa rero nyine babyumvaga gutyo, ariko batari gushyikira neza icyo umwami Yesu ari kubabwira. Ku ruhande rwabo akavuga ati bibaye byiza twakwigumanira. Namwe mu byumva imyaka bari babanye, uburyo bakoranaga imirimo, kwishimira ko batandukana byari ibintu bibangamye. Ariko igihe cyarageze n'ubundi baza gutandukana, ariko harababwiye ngo nimwitondera amategeko yanjye nzabohereza umufasha azabane namwe. Noneho hepfo arabwira ngo kandi nimwitondera ijambo ryanjye, ngo nzabwira data ze noneho tubane. Urumva ubutatu butagatifu bubane n'abo bantu babasha kwitondera ijambo ry'Imana. Iyo witondera ijambo ry'Imana by'ukuri, ukaba waremereye Imana ikaba muri wowe, Imana n'umwana n'umwuka wera bose baraza bagatura muri wowe. Ariko nkaba nashishikaza abantu bitwa ko basenga Imana ko mugerageza gushakisha umwuka wera, kuko umuntu usenga Imana adafite umwuka wera uzasanga kenshi bizakubera umuhango w'idini. Umwuka wera hari aho agenda akora akaragukosora, wajya kugoreka inzira akakubwira ati iyo ntabwo ariyo nzira, wajya guca ahatariho akakubwira ati iyo nzira uyibeshyeho. Umwuka wera mbese afite uburyo bwinshi agenda afashamo umuntu. Umwuka wera agushyiramo impano, mbese bigatuma habaho kumenya no gusobanukirwa ibiriho n'ibizaba n'ibindi bitandukanye. Rero ni byiza ko twagira ishyaka ryo gushaka umwuka wera. Umwuka wera afasha abantu kunesha ibyaha, aragufasha akagushoboza bya byaha byananiranye abandi bananiwe. Umwuka wera niwe wenyine ugushoboza kubirwanya, akagushoboza no kubinesha. Navuga ngo rero Imana idufashe kugira ngo tubashe kwitwararika aya magambo, twitwararike kugira ngo umwuka wera mbese kuza muri twe bwa mbere ni ukubanza tukitondera ijambo ry'Imana, kandi tukitondera amategeko twahawe. Urumva ni ibintu bibiri. Bwa mbere kwitondera, mbese ni ukwitondera amategeko y'Imana. Bwa kabiri tukitondera ijambo ry'Imana. Imana ibidushoboze, kuko ni ibintu bidusaba imbaraga, ni ibintu bidusaba kuba maso cyane. Ntabwo umwuka wera apfa kuza. Umwuka wera kugira ngo umuhabwe bisaba ko habaho kurwana ishyaka ryo kwiyeza, kwikuraho urubanza, kwikuraho ibyaha. Burya ngo intumwa umwuka wera yabamanukiye bamaze iminsi 10 bari ahantu bezwa, bagenda basaba Imana imbabazi, bagenda hagati muri bo nabo ubwabo basabana imbabazi. Umwuka wera baje kumuhabwa, ariko ubona ko hari ibyo bakoze. Ndagira ngo rero wenda ntatinze muri aya magambo mbabwire igitangaza mbese nabaho gikomeye kuri twebwe ab'iki gihe turimo Imana yadukoreye. Mu gihe twasengeraga muri cya cyumba, n'ubundi maze iminsi ngenda navuga ibyacyo, twafashe amasengesho y'iminsi 5. Amasengesho tuyakoze tugeze ku munsi wa 5 wo kuyasoza.
ibyo ni ibintu watekereza ko bitashoboka cyangwa se bitakibaho, ariko ni ukuri. Ibyo mvuga ntabwo nakwicara aha mpamya ibintu bitari ukuri, ndi imbere y'abantu n'imbere y'Imana. Imana yadukoreye igitangaza dushoje amasengesho y'iminsi 5. Nababwiye ko twagendaga twaremereye umwuka wo kurondorwa, umuntu yarondorwa, Imana iguhishuriye n'ibikweretse icyaha niyo kaba ari gatoya ugasaba Imana imbabazi, mbese twari twarize kwihana no kwiboneza. Imana iratwitegereza iravuga iti abana banjye ntago baberaho. Uwo munsi Imana yadukoreye surprise, twagiye kubona tubona isukiye imbaraga z'umwuka wera. Ubwo bamwe babatijwe mu mwuka wera bavuga mu ndimi nshya, barigaraguraho induru ziravuga. Abandi uwabashe kuba yararaho muri ayo masengesho uwo munsi bahawe imbaraga. Ubwo ni ukuvuga ngo bamwe bahawe umwuka wera bavuga mu ndimi nshya, hasi hejuru ukabona ko ibintu byakomeye, noneho abandi nabo bahabwa imbaraga. Ibyo byabaye ku munsi umwe dushoje amasengesho y'iminsi 5. Imana ibidufashamo tubona nuko bigenze. Hari ku munsi wo kuwa 4 niwo munsi twajyaga dukunda gusengaho. Ku munsi wo kuwa 6 habaga amateraniro y'urubyiruko. Urubyiruko narwo rwaje guterana. Bo ntababeshye ntago bari biyirije ubusa nk'ibyo twe twakoze iminsi runaka, bazaga gusenga gusa biyirije nk'uko bari babimenyereye. Abana bahageze nabo babanzaga kwezwa, gusaba Imana imbabazi, kwitunganya, mbese buri muntu wese agakora iyo bwabaga akiyeza. Barangije nabo Imana bakoreye igitangaza nk'icyo yakoreye abakuru. Twagiye kubona tubona abana mu mwuka wera bajeho. Abana babatizwa mu mwuka wera ku bwinshi, abandi bahabwa imbaraga. Uwahakandagiye uwo munsi wese wabashiye kuza kuri uwo munsi. Bamwe batijwe mu mwuka wera, abandi bahabwa imbaraga. Icyo ni igitangaza nabonesha amaso yanjye. Ibyo bimaze kubaho byadufashije iki? Burya nimuzabona abakristo bakora imirimo y'Imana basa n'abaseta ibirenge, ibyo babwiwe ukabona ni mekanike, barabikora ariko nta mwete cyangwa se bafite kwiganyiriza mu mitima. Ibyo byose biterwa nuko nta mwuka. Umuntu ufite umwuka wera ntatotwa, ntahatwa, mbese nukango ni ibintu biri automatique. Iyo havuzwe ngo hagiye gukorwa iki, buri wese ahita yikoramo, ibyo akora akabikora, mbese umwuka wera afasha abantu gukorera Imana. Ibi ngibi by'Icyacumi n'amaturo ntabwo ari ukinginga abantu ngo nimukizane ngo dore oya. Buri muntu wese yumvaga umwuka wera muhata cyangwa amutegeka ko gutanga Icyacumi n'amaturo ari itegeko ry'Imana. Umwuka wera yadushoboje yambirimo nagiye mbabwira, twagiye dukorerana hagati muri twebwe. Ntabwo ambwira ngo umuntu azishyurira undi muntu inzu imyaka 9 nta n'isano bafitanye ku maraso, ukitanga gutyo ukabikora hatari imbaraga z'umwuka wera. Ni ukuri bene data, habaho gucika intege no gucogora. Hari imirimo itandukanye y'imbaraga yagiye ikorwa, ariko igakorwa mu buryo bigendanye no gusunikwa n'imbaraga z'umwuka wera. Umwuka wera nanjye ubwanjye yanshoboje kujya nakira Icyacumi n'amaturo. Bene data, hamwe n'ukuntu babonaga Imana ikorera hagati muri twebwe, ibyo kwirirwa bangendaho bimwe muzabona bisaba ngo abadiyakoni babe nka 2 cyangwa 3 bajye kubarana hariya. Amaturo yose barayaturaga bakayampereza, nkayinjirana mu cyumba cyanjye nta muntu undi inyuma, ntaho nanditse ngo nsinye. Njyewe nkumva ndatinya ijisho ry'Imana hatarimo ikindi kintu. Wenda urugero ruto nabaha nuko umutware wanjye yigeze kunyegera ngati, madame rero
ngiye kugura imodoka, ariko ndashaka kumfasha ukantiza 60,000 kuko urumva ninjye wakibikaga, untizeho 60,000 ku cya 10, nongere nzashaka vana vuba amafaranga nyakugarurire. Ntababeshye kubera kumva ngiye mfite gutinya Imana n'ijisho ryo rindeba. Nahise mubwira ngo uribuka inkuru zananiye na Safira? Ubu ikintu cyababayeho kandi ari ibintu bakoze byari bimeze nk'imikino. Nahise nyamwima rwose. Urumva iyo modoka yari ifitiye akamaro urugo rwacu, nanjye ubwanjye nzayigendamo, ariko amafaranga narayamwimye. Ariko burya nta kindi cyanshoboje, ni imbaraga z'umwuka wera. Kuvuga ngo amafaranga barayampa, nta kontrole, nta muntu nkurikira, ariko njyewe nkaba nzi ko hari ijisho ry'Imana rindeba, ngomba gutinya iyo ryonyine. Reka ntera kugenda nkayabika neza. By'ukuri dutekereje ku rundi ruhande, ubundi icya 10 n'amaturo nta muntu wari wigeze abintuma, ntawe, kuko umurimo utangira nta mupasiteri wangiriye inama, nta n'umushumba wigeze angira inama, nta n'undi muntu w'umujyanama uri hejuru aho ngaho wambaye hafi. Byumvikana ko iyo Satani yegera umutima wanjye, ayo mafaranga nari kuba nayakoresha mu buryo butari bwo. Ariko ibyo twakoraga byose, njyewe Imana umwuka yari yarawumpaye kera, mbere y'abo ngabo nayoboraga, nari mfite gukorera Imana kandi mfite kuyitinya. Ikindi nibuka ko umurimo Imana yampaye bwa mbere mu itorero, nasenze nsaba Imana ngo ese ngiye maze iki mu itorero ko mbona nta kintu na kimwe ngukorera, ndotwa n'ingoma. Umurimo nahawe bwa mbere ni umurimo wo kubika. Nabwiye Imana uwo munsi bantoreye kuba umubitsi, ndayibwira ngo Mana, nzagukorera aho wicaye uri mu ijoro, uzikore mu ntoki, umenye ko watoye umubitsi kandi uzakubikira neza. Rero nicyo cyari kimwe mu bintu byatumaga ngomba kwitwararika. Urumva nta muntu wari wantumye, ariko njye numvaga naratumwe n'Imana. Icyo ni kimwe nanjye ubwanjye umwuka wera yanshoboje. Iyo hataba ku mbaraga z'umwuka wera, nari kujya ngenda nkajobora 500 yangaye, inote nkayirya kandi nkumva nta mutima undega. Mbese umwuka wera yadushoboje gukora umurimo wo gusengera abarwayi hano. Twasengeraga abarwayi n'abarwaza, bakaza imbokoboko, bahagera bakahaguma. Mbabwije ukuri, imyaka byamaze, nta muntu uzi umubare. Kuba umurwayi yaje n'umurwaza we bakahamara igihe ntazi, kandi baje gutya imbokoboko, kurya nitwe tuzikoramo, isabune bazakaraba nitwe twimenya, amazi bazakoresha nitwe twimenya, aho baryama n'ibyo biyorosa nitwebwe twimenya. Mbese muribaza hatari imbaraga z'umwuka wera, ibyo bintu murumva umuntu yapfa kwishobora? Ariko ibyo byose twagiye tubishobozwa n'imbaraga z'umwuka wera. Rero umwuka wera ashoboza abantu bya bintu mubona byananiranye, ndetse akagushoboza kunesha icyaha n'igisa nacyo. Ariyo mpamvu nakwifuriza abantu b'iki gihe ko mugira umwete wo gushaka umwuka wera. Twebwe kera umwuka wera twajyaga kumushakira no mu mashyamba, uretse kwenda iki gihe bitakyemewe, ariko umuntu aremera akajya mu buvumo, umuntu akagenda ukarara hanze, umuntu akaraza ibirenge mu mazi, ugatereka ibase y'amazi imbere y'igitanda, ukarara ukandagiyemo, ubwira Imana ngo ndimo ndagusaba umwuka wera, Mana ndagusaba umwuka wera. Imana ikareba ukuntu gutitiriza usaba umwuka wera, ahubwo ikakwereka ibyo utarabasha kunesha, akaba ari byo uhita ukuraho. Wamara kubikuraho, umwuka wera akaza. Twabaga twamurariye rwa ntambi, ntabwo ari uvuga ngo umwuka wera uzicara hariya ujye ubona araje. N'aha ngaha wenda dushaka gutekereza tuti mu nsengero ntabwo tukibona umwanya wo kwisanzura ngo abantu bakore imwe n'ibyo. Ariko burya
abantu bakoraga n'udutsinda, abantu bagakora udutsinda, mukambura nk'abantu 5 mugasezerana, mukajya ahantu mugasenga, mugahamagara Imana, mukayisaba kubeza, ariko mugendire kugira ngo muhabwe imbaraga z'umwuka wera. Rero murabona ko habayeho gucika intege, ariyo mpamvu muzabona n'imirimo imwe n'imwe abakristo kugira ngo babashishwe kuyikora bisa n'ibibavuna, birabagora. Niba havuzwe ikibazo bati hari umuntu ukeneye ubufasha, burya mu mitima hari ababa bitonganya batari kubo tuzahora muri ibi, nibyo tuzahoramo. Impamvu aka kantu nkavuze nuko nanjye ntarahabwa imbaraga z'umwuka wera. Hari umukecuru bigeze kujya bavuga ati inyubako ya mukecuru, uko tuhageze iyo nyubako ikavugwa, ngeze aho ndavuga ko se iyi nyubako ibaye inyubako uko baje, niba naratanze magana ngahe yanjye nzongera nshyiremo nandi, urumva nta mbaraga z'umwuka wera zansunikaga. Ariko burya umwuka wera ashobora kugusunika akagukoresha, no kuba bavuga ati inzu nzayubaka kubera ko mfite umugisha nahawe n'Imana, wowe ukagenda ukabikora. Ariko iyo nta mbaraga z'umwuka wera, ibintu byose biba mekanike, ari icya 10 n'amaturo mekanike. Ari ukuvuga ngo inyubako niyo y'urwara urusengero rw'Imana mekanike. Ari ukuvuga ngo kwitanga dufasha umukene runaka wagize ikibazo mekanike, kuko nta mwuka wera, nta mwuka wera usunika abantu. Noneho kunesha rero byo ndagira ngo mbakurire inzira ku murima, kuvuga ngo uzanesha icyaha icyo ari cyo cyose, kibe kinini cyangwa se kibe gitoya, udafite imbaraga z'Imana ntabwo byoroshye. Uyu munsi ushaka kumva wamaramaje ukavuga uti rwose kiracyana kigendeyemo kenshi, none ndihanye ntabwo nzasubira. Ariko wamara kurenga aho ngaho wumva ijambo ry'Imana watsindiwe, ndayimanika kubira tuzongere rimwe uzongera wihane. Burya imbaraga z'umwuka wera ni ngombwa bene data. Imana idushoboze kandi duteremo ishyaka nk'iry'abakera bahoranye. Abakera baritangaga, abantu bakiyiriza ubusa, uvuga uti ndashaka umwuka wera, ugakubita iminsi runaka utarya utanywa uri imbere y'Imana bisaba imbaraga. Ibanga rero rikomeye cyane. Njyewe nabwira abakristo ngo rwose ubyumve cyangwa ureke kubyumva, izi mbaraga z'umwuka wera niyo mababa azatuzamura. Umuntu udafite umwuka w'Imana, impanda y'Imana nivuga azazamuka ate? Uzazamukira kuki? Imana idufashe tubashe kurushaho gutekereza kuri ibi bintu, tubashe kumva ko inzira ijya mu ijuru ntabwo ari umuhanda umuntu azafata ngo aragiye, ahubwo imbaraga z'umwuka nizo zaguterura. Rero Imana idushoboze, Imana idufashe. Yesu ngo azazahagarare ku bicu, nahagarara ku bicu abera b'Imana nabo ahita bazamuka. Niba muzi sima ku kuntu ijya ifata akantu ushobora gushyira igicera, washyiraho sima kutaregerezaho kikaba kizamuye. Uko niko n'itorero ry'Imana rizarizamura. Umwuka w'Imana cyangwa se umwuka wa Yesu azakomenikana na wa wundi yawuhaye. Namanuka uhagaze mu kirere urye wisange watumbagiye. None koko murumva urugendo kugira ngo tuzarusoze kandi turusoze amahoro, harimo kugira ubunebwe n'ubute byo gushaka imbaraga z'umwuka wera. Bene data mureke twisubireho, kandi Imana ubwayo aba ari idutera umwete wo mu mutima. Imana ubwayo aba ari idushoboza. Ndumva ntari bukomeze n'amagambo menshi, cyari igitangaza numvishe nta kwihanganira kutavuga ngo mwumve ko umwuka wera aracyahari, ariko cyane cyane kuba ukeneye, kuba usaba. Ntabwo ibintu by'Imana bifata ngo ipfe kujugunya, nk'uko utafata amata ngo yasuke mu gikombe kitogeje, cyangwa se uyashyire mu gikombe kivuyemo igikoma utabanje kugitunganya. Uko niko n'Imana idashobora gukora ikosa ryo gusuka umwuka wera mu mutima udatunganya. Rero mureke tugire umwete wo gushaka umwuka wera,
kandi hari byinshi byari byatunaniye azagenda dushoboza. Murakoze cyane, ndumva nshoreje aha. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu, amen. Nkundira Uwiteka kuko yumvise ijwi ryanjye no kwinginga kwanjye, kuko yantegeye ugutwi, nicyo gituma nzajya mwambaza nkiriho. Ingoyi z'urupfu zantaye hagati, uburibwe bw'ikuzimu bwaramfashe, ngira ibyago n'umubabaro. Maze nambaza izina ry'Uwiteka nti, Uwiteka ndakwinginze, kiza ubugingo bwanjye. Uwiteka ni umunyembabazi kandi ni umukiranutsi. Ni koko Imana yacu igira ibambe, Uwiteka arinda abaswa. Nacishwe bugufi arankiza. Umutima wanjye subira mu buruhukiro bwawe. Ngo kuko Uwiteka yakugiriye neza. Ngo kuko wakijije ubugingo bwanjye urupfu, amaso yanjye ukayakiza amarira, n'ibirenge byanjye ukabikiza kugwa. Ibyiza Uwiteka yangiriye byose ndabimwitura iki?